Alright, ndabasuje mwese bakunze ba Star Galaxy TV. Nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Harabari mu majyepfo, harabari mu majyaruguru, harabari uburengerazuba, ariko kandi harabari n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwese rero nizere ko mumeze neza cyane. Turabizi ko amakuru tuba twabayabagejejeho neza gatanu kuri gatanu mwayumvise, natwe tuba twayibonye. So rero aka niko kanya ngongere wumve andi makuru meza cyane mba nkuzaniye uyu munsi. Navuga ko bidasanzwe, niyo mpamvu ngiye kugusaba ngo nimba utarakora hepfo ngaho kuri subscribe yikore, kugira ngo ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye, umenye amakuru menshi atandukanye, umenye biganiro byinshi bitandukanye bicano kuri Star Galaxy TV. Nitwa Kebrice umugwaneza. Nyemerera rero tujye nyine tubana kuko wakoze subscribe, ariko nimba utaranayikora ewan, iki nicyo gihe nyine ngo kugira ngo uyikore. Se rero uyu munsi nkuzaniye amagambo y'ubwenge, amagambo ashobora kukubaka, amagambo ashobora kugira ikintu aza agakora, amagambo muyumva rimwe na rimwe. So ubu rero ndayakuzaniye kugira ngo uyumve. Kenshi hari igihe ujya ucika intege, ugacika intege kubera ko rimwe na rimwe hari intego utagezeho, ariko inyamara wifuzaga kuba wageraho, bigatuma wiheba rimwe na rimwe, ukabifata ko hari amahirwe yagucitse mu buzima. Ariko buriya hari ibintu uba ukwiye kumenya kugira ngo bize binakureho urujijo muri wowe, bize bigire n'ibintu bisenya. Hari igihe tuba dufite imyumvire yacu itandukanye, igatuma hari ibintu tutageraho kubera ko dufite izo principe zidatuma zitubera imbogamizi, zitubera inzitizi zo kuba twageraho dushaka kugera. Rero amagambo nkuzaniye ashobora kugira uruhare mu kuba uwo uri we, mu kugena ibyishimo byawe, kugena intumbero yawe, no kugufasha nyine kuzagera ku ntumbero yawe, kagufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari abahanga benshi bagiye bavuga amagambo akomeye kandi yagiye yigisha abantu mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, kandi inyamara aya magambo yatumye ibyo bakoze, abo yigishije nyine byabyaye umusaruro. Rero nawe kanya nta wamenya, ushobora kuyumva ukaba byabyara umusaruro, yewe bikaba byakugirira umumaro. Nyemerera nkubwire amagambo ashobora kukugirira umumaro mu gihe wayumvise neza. Kenshi ushobora kuba wari unayazi, ariko ongera uyumva, ushobora gukuramo nawe iryawe, ukaba nyine hari ikintu yagufasha mu buzima, nyamara ibintu bikazagenda bigenda neza, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Nyamara rero mitenya kwerekezaho bane nanjye kugeza nyatangiye kugeza nyasoje. Buriya mu buzima hari umuhanga wigeze kuvuga ko buri munota wose utakaye, nutakaza umunota ujye umenya ko ari amahirwe atakaye. Dufite ibintu byinshi dushaka kugeraho, tuba dufite ibintu byinshi, dufite intego nyinshi zitandukanye, ariko buriya umunota umwe nugucika ukagenda ukabibona ko watakaje igihe, uzamenye ko ari amahirwe atakaye. Kandi ngo igihe buriya uzaba ufite abanzi benshi mu buzima bwawe, hahandi ureba hirya wareba hino ukabona ufite abanzi, ukabona barakugose, uzikomange ku gatuza, kubera ko yewe uzanabyishimire, kuko buriya impamvu ufite abanzi, impamvu uri kubibona nuko hari ibyo wakoze, hari ikintu wagezeho gituma abanzi baba benshi. Kora cyane rero abanzi nibaba benshi, uzabyishimire, n'ibinaba ngombwa uzafate kamwe ugereka akaguru ku kandi, ibikorwa byawe biba biri kwaguka, biba bimeze neza. Nshuti yanjye, ingano y'amakuru ufite ku nzozi ushaka kuba wageraho, inzozi ushaka gukabya, ingano y'amakuru rero ufite niyo azagena gutsinda cyangwa se gutsindwa
So rero nimba nta makuru ahagije ufite ku kintu ushaka kugeraho, itegure gutsindwa. Ariko nanone nimba ufite amakuru ahagije, itegure nanone gutsinda, kubera ko amakuru ufite niyo azagena gutsinda cyangwa se gutsindwa ku ntego zawe cyangwa se ku cyo ushaka kugeraho. Nimba ushobora gukora ikintu, nimba udashobora gukora ikintu gihambaye. Uyu munsi ni urugero, wenda Kebris ntabwo nshobora gukora ibintu bihambaye, nta kintu gihambaye wavuga ngo iki kintu kirahambaye nshobora gukora. Nimba rero udashobora gukora ikintu gihambaye, aya namwe mu magambo abahanga bavuze. Nimba udashobora gukora ikintu gihambaye, kora baston dutoya ariko dukore bihambaye. Ukuvuga ngo dukore mu buryo buhambaye, kora utuntu dutoya ariko dukore bihambaye. Haranira kuba uriwe, pana guharanira kuba uw'abandi. Wiharanira kuba uwo bandi bashaka, haranira kuba uriwe. Ukuvuga ngo be proud of who you are. Ukuvuga ngo nyine jya wigirira icyizere, wigirira icyizere cyo kugira icyo wageraho. Haranira gukora ibi byakugirira umumaro mu gihe kirambye, kuko kandi ubikore uyu munsi, kuko ejo buriya ntago arahawe. Nimba uzi neza ko ufite inzu y'ibyatsi, ntuzigere ukinisha umuriro. Ariko nanone nimba uzi ko ufite n'inzu y'ibirahure, nanone ku rundi ruhande ntuzigere ukinisha amabuye, kuko ibyo ngibyo bishobora kukubera mu byasenya inzu yawe. Waba ufite ibyatsi, nyine inzu y'ibyatsi, cyangwa se waba ufite inzu y'ibirahure, irinde gukinisha umuriro, irinde gukinisha amabuye. Nimba ufite imwe muri izo nzu nakubwiye hejuru, koresha igihe ugifite nyine umwanya, koresha igihe ukiri mutoya, kuko nutagikoresha uri mutoya cyo kizagukoresha ushaje. Ayo ni amwe mu magambo aba yaravuzwe n'abahanga bagiye tandukanye, amagambo ashobora kukugira umumaro, amagambo ashobora kugira icyaza akarema muri wowe. Amagambo rero aba ari menshi cyane, wenda ko kari agace kacu ka mbere k'amagambo y'ubwenge aba ashobora kugira ikintu aza agakora. Ariko ijambo nyamukuru, haranira kwigirira icyizere kandi ukore nk'aho ejo atarahawe, kuko buriya wa mugani ejo ntago arahawe. Ntawamenya, uyu munsi ushobora gukora ibintu ariko ejo bikarangira utagihari, ukaba nyine waciye ishene, wakarenze, wagiye. So rero kora byinshi bitandukanye, ukore kandi ubikore uyu munsi, kubera ko ejo ntago arahawe. Hari abahanga benshi bagiye babaho nk'aba Socrate ndetse n'abandi batandukanye, bagiye bavuga ibintu byinshi, bagiye bavumbura ibintu byinshi. Uyu munsi bikaba ari nabyo tukigenderaho, tukaba ari byo tukifashisha mu kugena ejo hacu hazaza. Ibi biradufasha neza cyane. Ariko nawe muri aka kanya itekerezeho, ese muri sosiyete ndimo, mu bantu batanu ndimo, njyewe mfite iki? Nashobora iki? Nakora iki? Ese mfite uwe mumaro? Mfite iherore muri aba ngaba? Hari ibintu byinshi rero ubutaha tuzaza turebera hamwe ibintu ushobora gukora, ibintu ushobora gukora bigahita bigira ikintu biza, bigahita birema muri wowe, bigahita bikereya nyine, bikaza ugasanga hari ikintu kibyayemo, ikintu kizima, ikintu gifatika. Nitwa Kebris umugwaneza. Nizere ko aya magambo nyine wayumvise neza. Ntawamenya, ushobora gusangamo ayawe, akaba yagira ikintu agufasha mu buzima. Dore ko buri ubuzima tubamo, tuba mu buzima butandukanye, ubuzima budusaba gukora cyane, ubuzima budusaba gukora iyo bwabaga kugira ngo ibintu bigende neza. Nitwa Kebris umugwaneza. Iyi ni Star Galux Steve. Nyemera duhure mu gice cya kabiri cyacu cy'amagambo y'ubwenge, hanyuma ujye ubana natwe umunota ku wundi. Nimba ushaka rero kujya ubana natwe umunota ku wundi, kora subscribe, hanyuma ibintu bigenda neza. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, epfaho muri comment, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Nyemera duhurire ubutaha. Nitwa Kebris umugwaneza.